uzabera abandi umuti. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva 23 guhera ku murongo wa 27. Umuntu usoma Ikinyarwanda neza aramfasha tugendane. Muge mu rugiye kwa hano hantu. Mufashe ese ku murongo wa 30 Kuva igice cya 23 umurongo waho wa 27. Izongera ikore n'ibindi, Imana izongera ikore n'ibindi, ayiwenga izongera ikore n'ibindi, ayiwenga izongera ikore n'ibindi, ayiwenga izongera ikore n'ibindi, ayiwenga izongera ikore n'ibindi, bya bindi byose izabikora. Yakoze kimugira ngo ntihari igihe gukora n'ibindi abantu bose babimenye. Turasoma mu izina rya Yesu. Kuva igice 23 umutwe w'amajambo avuga ngo andi mategeko y'Imana 25 27 nzohereza igitinyiro cyanjye muri rusengero kikuje imbere kibandi imbere, nirukana abantu uzagiramo bose, nirukana abarozi bose uzatungukamo, n'ababisha bawe bose baguha ibitugu. Amen. n'ababisha bawe bose bazaguha ibitugu, nzatuma ababisha baguhereza ibitugu. 28 niho ngendereye. nzohereza amavubi igenda gakeya. Data yambwiye
imbere ye umaze iminsi ufite ikibazo cy'isereri ego wanshubije n'ibikanu n'umugongo gira hano hino ariko imana yohereza amavubi cyangwa ntiyohereze imana igira ibintu irema wowe uri konsa umwana umaze iminsi urimo kurira imana irange ngo ayo marira urimo kumahonga kuri guhaye ibikorwa ayo marira urimo kurira imana irange ngo yaguhojeje umaze iminsi urimo kurira ikindi imana ibohoye mu nda yawe ego imana ibohoye mu nda yawe rata gangira habohoye amen amen imana yacu irashoboye muganga irashoboye muganga irashoboye ababishaka batabishaka icyo imana yakuvuzeho kizasohora ikintu imana yakuvuzeho kizasohora nubwo bakujugunya mu rwobo nubwo bagusiga nubwo bakwigizayo icyo imana yakuvuzeho kizasohora kukutoka nubwo waba ubuzima bubi ubuzima bugoye ubuzima buruhije icyo imana yakuvuzeho kizasohora
irambwiye ngo utungane ureke amahane n'umujinya, kandi Imana irambwiye ngo ikurinze ibihombo, wari ugiye guhomba neza ibintu bikanga, ariko Imana irambwiye ngo irakurengera. Mana mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Aka kanya senyera umwana wawe, Mana kuraho izi mbaraga zimurwanya, izi mbaraga zimuhiga, dayimoni irekure ubuzima bwe, 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 wambaraga bibeshya, wambaraga bibeshya, wambaraga bibeshya, wambaraga bibeshya, wambaraga bibeshya. Afite uyu mwana wubahira igenda agenda gute? Mu izina rya Yesu ndasenya izi mbaraga, Mana mugire neza, Mana mutabare, ndagushimira ndakubashye, amen. Umva tega amatwi wumve, tega amatwi wumve. Umaze iminsi ufite ikibazo cy'ugutwi kurimo kurateramo imisonga. Ego Imana irambwiye ngo ikurinze gupfa amatwi, Imana irambwiye ikurinze gutezwa ihembe, kandi Imana ivuganye nanjye yubatse urugo rwawe. Yagize gute? Yubatse urugo rwawe, ko Satani ashaka kurusenya. Ego irakubatse, ariko nawe ureke ibintu by'amahane n'ubwo ureke amahane, ureke amahane, kandi Imana imukuraho uburwayi bw'umutwe ukomeye cyane. Mbonye urwaye umutwe bigakomera, kandi Imana irambwiye ngo uyikorere ujye muri korali. Ujye muri korali, ariko barajyamo ntabwo muhari. Dutahe, dutahe. Papa wandambiwe, papa koko ko Imana ikurengeye, Imana iguhaye gusaza neza, wakubise haleluya. Ngiye kubona mbona Imana ikoze ku mavi yawe, Imana ikoze kuri ayo maguru. Ikindi Imana ibohoye impyiko zawe, ikindi Imana ivuganye nanjye ngo amasaziro yabaye meza. Ikindi kintu Imana irambwiye ngo ikurinze guhuma amaso, nabona guhuma amaso bigakomeka bihumye, ariko Imana irambwiye ngo ayo maso nabe mazima ayo maso nabe mazima mu izina. Imana irambwiye ngo hari umwana ugiye kuzakubera umugisha. Navuze ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo ije kugutweza. Uze n'ikirundi. Irambwiye ngo ije kugutweza, irambwiye ngo ije kugusetsa, irambwiye ngo ikoze ku mugongo wawe, irambwiye ngo ikoze ku maguru yawe, irambwiye ngo yakwirinze kurwara indwara ya pararize raka, irambwiye ngo ikongera iminsi yo kubaho, irambwiye ngo irakuvakiriye, irambwiye ngo ikikotaye, yibutsa umuntu wagiriye neza, yibutsa umuntu wagaburiye, yibutsa umuntu wafashije. Imana irambwiye ngo iguhaye icyerekezo cy'ubuzima. Si ibyo byonyine, irambwiye ngo ikurije indege byihuse. Irambwiye ngo ikoze mu gatuza kawe, irambwiye ngo ayo maguru wari umaze iminsi ufite ikibazo cy'ukuguru, ukuguru kw'ibumoso kurimo kurakubabaza, ekikitifo wewesesewa. Irambwiye ngo ayo maguru yawe yose iyarinze kumugara, aho kugira ngo amugare ahubwo urura indege mu izina rya Yesu. Irambwiye ngo ikunda umutima nawe ujyanye ugira, irambwiye ngo ikunda umutima wawe ntabwo ugira ibintu byo kwiyoberanya, irambwiye ngo rwose ikunda guca bugufi kwawe. Wazamye abanyesha kubw'inda yarije ku murongo. Mana irambwiye ngo igarura ibyaha hatabuze
Yesu. Amina. Ngo twasaga n'amarota ko dutashye. Ntabwo murose ngo bari ukuri. Irambe ngo ntimwabashe gusubira mu byaha. Ariko ko twanadutuye ubwabo bwandakare. Oya. Bashaka umwana. Twarakubiswe, turahondagurwa, turihangana, turakomeza, turakizwa. Mwarakubiswe sha! Abantu barabavuze, abantu barajyaniye inzara, abantu barabitaje, abantu barabajugunye, ariko dushimiye Imana ko itwibutse. Abantu Imana yibutse mwazamuye haleluya. Gakondo yanyu ntabwo izongera kwinjira. Kumvesi kumenyekanishije n'umwana uvuka arakumenye. Iramye ngo igiye gukoresha imirimo n'ibitangaza. Ibirego bizahaguruka, abarwayi bazakira. Iramye ngo ikugize ukomera. Kandi uzabyibuka. Iramye ngo igiye kuzakubyibushya. Ku buryo uzajya uhagaze ngo so urabona kamemu ushingiye ku byo Imana yakoze yikanze 200,000. Iyo byasobanutse uravuga bikemera. Iyo byasobanutse uhindura ingendo. Iyo byasobanutse uhindura kureba. Abakuze ujya kwiyumvamo. Iyo byasobanutse nawe ugeze bose barabimenya. Ariko ubwo mwatangiye kundakara. Aho baseka niyo mundakura. Hano hayi ntabwo ntabwo amina. Umuntu witwa Shani ndamwumvishe. Shani nahaguruka zamure haleluya Shani. Umuntu witwa Shani muri aya matimite. Shani rwose. Shani Imana irambye ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Irambye ngo nta soni zizagukora. Abana b'abantu bari bazi ko ugiye gukorwa n'isoni. Ariko Imana irambye ngo nta soni zizagukora. Ikindi Imana irambye ngo umaze iminsi urwaye amaso. Ariko arakubabaza. Ariko Imana irambye ngo ntiwakire ubuzima. Imana irambye ngo irakuzi. Kandi izi n'amazina yawe yose. Irambye ngo tuzi umutima. Ibyo bigeragezo umazemo iminsi ntacyo bizagutwara. Kandi umaze iminsi ufite ikibazo cyo mu gatuza hakubabaza. Imana irambye ngo agatuza kawe gakozeho. Wazamuye haleluya k'Imana ikimana. Haleluya. Umwikirize.
yohereza ukwezi kwa gatatu ikwemeye gitapfa niba hari hari n'umuntu wakwemereye amafaranga menshi niyo yaguha biramwe ngo imukoze ku mutima agiye kuzayaguha nawe byakubera gutwara imodoka nawe byakubera gutwara imodoka kuko biramubereye kuko ntiyakire ko ntacyo kandi ahantu utuye imana igiye kuhakwimura isi ko hari abantu imana ishyira i Kigali we mwari mubizi hari abantu imana izanye i Kigali ukuri tuzabaha kare amen tuba twandisanye n'umugoroba mwana atakize tera haleluya yakize mwari kumwe yakize tera haleluya ariko muracyahari umwe batangiye kuzaka ngo maze ngo ibigori ngo maze byose imana irabizi ariko kuko bari gushira Yesu afite umuceri akawuka afite amafiriti afite inyama afite isombe afite byose yaba afite byose ariko yaba agira neza tugiye gusoma ijambo ry'Imana rindi nabazanye ibyo babonye byose ndabifitira nta kimwe njyana nta na kimwe njyana batangiye kuncira imanza ubundi se mu nguyu ngwino y'umugore muncira nabikura hehe bikufanya basana mu gitabo cya Samweli cya mbere icya 19 umurongo waho wa 11 Amen. turasoma mu izina rya Yesu umutwe w'amajambo uravuga ngo Sawuli yongera guhiga Dawidi 11 Sawuli yongera guhiga Dawidi turabe izina ryawe hari ibyaguhize ariko ntabwo biziri bukubone tu ibyamize ntibiri bumbone mubwire cyangeze ntabwo tukubone kuko mbona mugiye mbese mugiye muratashe ya 11 haravuga ngo ikibazo ufite none nibwo uhamya kawe ejo intambara urwana none nibwo uhamya kawe ejo Sawuli aherako atuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwice mu gitondo ngo Sawuli aherako atuma intumwa ze ngo bamuhinde bazamwice mu gitondo mu yandi magambo bwira umuntu mwari mwicaranye wari ibyo bari bagutumyeho ngo biza bikurangize ariko Imana yohereje marayika kugira ngo nawe bakurinde maze Mikali muka Dawidi mu yandi magambo umugore wa Dawidi arangije yakomeza kwafata bisobanura aramuburira aramubwira ati ngo nutiyarura vuga vuba iri joro nutiyarura ejo uzapfa nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirishya agenda yiruka arahunga ugejeje aho ngaho mwakoze ngo amena nazanye ijambo rivuga ngo Imana iguciriye iyindi nzira ntabwo mukumvishije nazanye ijambo rivuga ngo Imana iguciriye akandi kayira aka kayira Imana iciye
Imana ibacira izindi nzira. Imana ibacira izindi nzira. Ibacira inzira zo gutaha ntabwo byari byoroshye. Niyo mpamvu Imana ibacira izindi nzira. Ngo ni uko umugore wa Dawidi amucisha mu idirishya. Mu yandi magambo ukeneye umuntu wo kugufasha. Mu yandi magambo ukeneye umuntu wo kugira ngo agucishe. Amen. Ariko abantu mukeneye ngo bazamure haleluya. Ejo kuwa Gatanu n'abari n'ababwiye ngo dukeneye undi muntu wa kane. Ntabwo mwamutahanye. Ntabwiye ngo dukeneye undi muntu, dukeneye umuntu umwe. Nubona umuntu umwe azahindura ibyari byaranze guhinduka. Nubona umuntu umwe azagenda yivana mu bibazo bya umuntu umwe. Ntabwo dukeneye abantu benshi, dukeneye umuntu umwe. Mu yandi magambo rero namwe Imana ibacira kandi kabiri. Mugire ko bashaka kuvana agahita naho gakeya. Rangiza aho umurongo. Mikali ahera ko yereka igishushanyo cya terafimu yabo akirambika ku buriri, yenda uruhu rw'ubwoya bw'ihene arushyira ku musego, acorosaho imyenda. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Mikali arazibwira ati ararwaye. Hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi. Arazibwira ati mumuterure ku buriri, mumuzanire mu isi. Mu yandi magambo abanzi bacu bagiye gushukika. Mu yandi magambo abanzi bagiye gusange. Mu yandi magambo barasanga Imana yamucikishije, barasanga Imana yamuhungishije. Abantu Imana ihungishije birazamuye. Haleluya. Abantu Imana ihungishije muzamure haleluya. Muzamure haleluya. Aho bagutegeye ntabwo ari abari bugusange. Aho bagutegeye ntabwo ari abari bugusange. Aho bari bazi ko ugiye gupfira ntabwo ari uri bupfire. Aho bari bazi ko igihe birangiye ntabwo ari bikundiye. Aho bari bazi ko uzapfira mu nkambi ntabwo byemeye. Aho bari bazi ko bikuyobeye ntabwo byemeye. Ahubwo Imana iguciriye akandi kayira. Ijambo ryarambwiye mu byakozwe n'intumwa murongo waho wa 28 ngo tumaze gukira, ngo tumenye ko ikigo cyitwa Amerika, ngo bene igihugu batwakira neza. Haleluya. Reka simba ku murongo wa 6 ngo ba bandi bamaze umwanya munini, ngo babitegereje, bazi ko tugiye gutera, bazi ko tugiye gupfa, bazi ko biducanze, bazi ko nini, bazi ko tuzahera mu nkambi, bamaze umwanya munini, ntabwo tuzabona akazi, bamaze umwanya munini, bazi ko bitazemera, bamaze umwanya munini, babona birahindutse, babona Imana irakoze. Amen. Biri ku murongo wa 28 abantu b'Imerika muragendana ukagira ngo bagufitiye urukundo ariko ari indyarya. Abantu b'Imerika ni abantu bagira ishyari. Abantu b'Imerika ni abantu biyoberanya. Abantu b'Imerika ni abantu bagira uburyarya. Abantu b'Imerika bakwereka ko bagukunze ariko bagera ku bapfumu bagatanga ifoto yawe. Abantu b'Imerika, abantu b'Imerika bagucanira umuriro bakagusekera ariko wagiza bakakuvuna. Abantu b'Imerika mukorana umurimo barimo barakumwaza weba byamuyoberaga weba byamucangaga ariko wamaze umwanya munini ngo bazi ko bigiye kurangira babona nta kintu ubaye. Birengagiza ko Imana yamukirije mu nyanja, birengagiza ko Imana yahabaye barakwirengagiza. Yakoze icya mbere ntibemera, ikora icya kabiri ntibemera, ariko ibyo igiye gukora
iby'Imana ikoze birabatangaje, 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 birabatangaje. Kugira ngo barabibonye, kugira ngo barabibonye, biremwe none hasi ibya kera. Ijambo ryarambwiye muri Zaburi, haleluya, ya 12:6 ngo twumve kunyama k'umunyamibabaro no gusuzuma umutima k'umukene. None ahangaha, none ahangaha, none ahangaha, none ahangaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo baciraga ingoma, ariko bihaguruke cyangwa ntihaguruke. Abantu bagize ko runanga Imana yagutse amazamu y'amatatu